Yes guys, twizere ko mwongeye kwirirwa rero mumeze neza nk'ibisanzwe, akaba ari UR update ikomeza kugenda ibagezaho amakuru abagiye atandukanye, yaba y'amakaminuza cyangwa se izindi opportunities zigenda ziboneka. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwibanda cyangwa se gukoresha urubuga rwa Mifotara, kubera yuko hari ibintu byinshi byagiye bigaragara cyangwa se abantu benshi bibaza ati bikora bite, bigenda bite ko tuba turi kujya wenda nko muri Mifotara twajya kwa applyinga ugasanga aratubwira ati you are not qualified, kandi twujuje n'ibintu bisabwa byose kugira tubashe kuba twaka-applyinga kuri ako kazi bikabacanga. Rero tukaba dukoze iyi video kugira ngo tubashe kuba twabereka ukuntu bigenda, niba wujuje ibisabwa akazi kaba wakanda apply bigakunda ugahita uba qualified ku kazi kawe. So ndagira ngo niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel cyangwa se ubona ibintu tugiye kukwereka bigufitiye akamaro, kubanza ugakanda subscribe, ukaduhereza na like niba ubikunze, cyane niba hari icyo twakongeramo cyangwa twahindura ukabitwandikira muri comment. Tudatinze rero ngira ngo nko mubibona hano kuri Mifotara ari imyanya myinshi y'akazi pe, muri iki gihe uku kwa karindwi gutangiramo imyanya myinshi. Ngira ngo nko mubibona harimo imyanya 216 irenga pe, kuko bari imyanya myinshi. Ngira ngo murabibona harimo ubukashia, ubudata manager muri Karongi, he hose statistician, imyanya ni myinshi, ubushoferi y'ibiki. Ngira ngo imyanya murayibona kari myinshi. Mwibutsa kuko niba warasoje kaminuza, niba warasoje senior 6, abarimo imyanya igiye kugenewe rwose mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo tugiye nko ku rugero rumwe dufashe wenda nk'uyu mwanya w'ubu social worker, reka wenda dukande kuri apply turebe ibintu bisabwa kugira ngo ube waka-applyingaho. Birahita bifunguka gutya, urabona ko byandi twababwiraga bise bati you are not qualified. Urabona ko babyanze nyine. Tuzamuke turebe se birasaba iki. Add in social work. Kuba ikisabwa rero kuba waka-applyinga kuri aka kazi, ngira ngo murabibona ni uko ufite AD muri social work, kuba warasoje mu mwaka wa gatandatu ufite AD muri iyi social work. Ariko turabona yuko bahise batubwira yuko tutari qualified. Nk'ingingo nyamukuru yatuzanye ni ukubereka se kuki bahita batubwira ko tutari qualified kandi twujuje ibisabwa. Nk'urugero nk'iyi account yanjye ko ngewe sinize bira bya social work, ariko wenda kadusacinge umwanya w'ubu driver. Urumva ugasacinga bisanzwe, iyo ushaka kugira uhita ubibona bitagutindiye, ugahita nyine ushaka akazi kawe. Wenda uvuga ati ngiye nje gushaka mwaha uby'ubushoferi, ukazamura. Ngira ngo ahantu hari imyanya y'abashoferi ngiyi duhita tuyibona. Muri Rulindo harimo umwanya umwe w'ubushoferi, Ruhango harimo umwe, no muri Nyaruguru harimo imyanya 21. Urabona ngewe ibintu babisabwa ku myanya y'ubushoferi ni urugero nkanjye ndabyujuje, ariko reka nze mbahereza urugero rugaragara. Reka wenda na applying kuri Rulindo, urabona ko bahise bambwira ko nari qualified. Bambwiye ko nari qualified, ariko ninza hano nka applyinga kuri Nyaruguru nubwo byose ari ubushoferi ho bahise bambwira ko ndi qualified. Hano ubu nakora ikizami, ariko se ugahita wibaza kubera iki hamwe mbaye qualified ahandi nkaba nabaye qualified kandi hose ari ubushoferi, kandi ahanini kategori ziba zirimo naho bitaniye. Urabona yuko impamvu hano nari qualified. Duhite tuza se kuki nabaye qualified birasaba iki. Urabona yuko bari kugusaba kuba ufite driving license category B, ufite na AD muri section ariyo yose, ubwo ufite diplome mu bintu byari byo byose. Ariko simbashije kuba naba qualified. Ariko nituza hahandi kuri Nyaruguru nabaye qualified, ho ndaza nzamuke turebe ibisabwa ni ibiki. Nuko naho ufite driving license category B mbaye qualified, ariko hejuru nubwo isabwa ntago nabaye qualified. Bivuze iki rero? Iyo ushaka kugira ube qualified uraza kureba kuri qualification z'akazi bashyizeho ni iki bashyizeho umuntu agomba kuba afite.
urabona hano bari bashyizeho ko ufite driving license with minimum qualification of ordinary level or level cyangwa se advanced level in added value. Ubwo uraza ukareba neza iyi qualification basabye ko ari byo wujuje kugira ubashe kuba wakaprayinga. Ubwo bivuze ko hariya hano hejuru kuri Rurindo impamvu nabaye qualified bo bavuze yuko bakeneye umuntu ufite driving license category B only, no kuba wenda afite AD mu kintu icyo ari cyo cyose cyangwa OLV yaranize OLV. Ubwo usanze bimeze gutya kugera hano nze kuba nabasha kuba qualified, kuko hose nari qualified ho ni urugero rugaragara, kandi category B ndayifite ariko hamwe bari kumfata ndi ntibamfate. Bivuze iki rero? Urahituza gukora iki? Kwa updatinga iriya qualification ubundi ni ureberaho ugahita uyisetingamo kugira ubashe kuba wakemerwa. Ukareba muri izi qualification baba bashyize ku kazi, niba ari driving license category B wa updating profile yawe n'iriya qualification washyizeho kugira ubashe kuba wafatwa ku kazi. Ngo tuze tuhita tujya muri profile yanjye, ngiye kwa updatinga kugira ngo mpite nza mu bintu byanjye. Hano no urugero muri education background ngira ngo urabibona. Nindangiza nze hehe, hano hari driving update nze muri driving license, sibyo? Mwande kuri utu tudomo dutatu umite nkanda hano, ubundi nkora iki? Update. Ubwo mukuza boni mara kuhagera mite nza hano muri choose qualification. Muri choose qualification ubundi uhituza urebe neza ya qualification ihuye na yandi bashyize kuri ka kazi kugira ngo bibashe kuba byahita bigukundira. Ubwo tugiye kugenda tuzamura ha hantu cyangwa se tubisearchinga kugira ngo turebe ko irimo bitworoheye. Driving license bihuye na ya category badusabye hariya kugira ngo turebe ko bihita bihura. Category B urabona ko irimo, tuhita tuyemezaho turebe. Nitumara kuyemezaho hano ubwo turi muri ya profile yawe turimo turapdating ibihuye n'ibyo hariya, twita twapdatinga tutegereze. Urabona ko bise biba update. Nibimara kuba update ubwo icyo duhita dukora n'iki? Duhita tugaruka inyuma muri twatuzi, noneho turebe ko biza kuba byakunda ko twamaze kwa updatinga. Noneho dushyizeho ibihuye na ka kazi, sibyo? Turebe noneho ko biza kubasha kuba byakunda. Tugaruke muri twatuzi twamaze kwa updatinga, dushyiraho ibihuye neza na ka kazi. Tugaruke dusacinga ko tuzaba ari twinshi, tuzi 200 natunga ntabwo wajya kumanura ngo uhite ubasha kuba wabona ibyo ushaka vuba kurusha nyine uko wasacinga bitewe n'ibyo ushaka ugahita ubibona. Duhita noneho tuza twa applying turebe. Urabona ko mise mba qualified direct kuko nshyizeho ibintu bihuye neza na ya qualification hano bashyizeho. Driving license category B duhinduye qualification duhita tubanuze, ariko ko twahinduye qualification kuri kandi hano ka Nyaruguru ibyo basabaga twabihinduye ho ntago bari bwongere kudufata kuko deja twahinduye bo ibyo basabaga ba not qualified. Urabona ko bihise byanga. Ngira ngo ubonye impamvu rimwe na rimwe bagufata cyangwa se niba gufate. Urabona ko ya qualification neza ujya hariyo ka updating choose qualification ugashyiramo isa neza niyo bashyizeho ku kazi bari gutanga kugira ngo ubashe kuba waba qualified. Niyo mpamvu hano bihise byanga kandi twatangiye biri gukunda. Akaba rero rimwe na rimwe abantu bibacanga bakibaza ati se no kubera iki biba bitarimo birakunda hamwe kandi ari ku mwanya umwe. No waba ufite perime n'urugero category B utu twose turayisaba, ariko bitahuje na qualification ntago byakunda. So rero niba video hari ikigufashe cyangwa wumva ko hari ibindi twabakorera
wabitubwira muri comment kandi ukibuka no gukora subscribe, kandi mwakoze kudutega amatwi. Nanabashishikariza kujya musura izi mbuga cyane ko niho akazi gatangirwa, murabona ko kariho kenshi pe, akazi kariho. Murakoze, mukomeza kugira ibihe byiza cyane.